Nese murasengera n'umuntu wasaze mutere n'amakorasi ntoye ndabicaza bari bahagurutse noneho ndababwira ni Satani uri kubayobya aramwaye Satani ahubwo uyu muntu afite ikibazo kiri gutuma ibi bintu byabaye mureke dusenga hanyuma Satani icyo gihe yavugiye muri uwo muntu arambwira ngo tuzahura noneho mbaho ndagumiza nakorera Imana agira ibihe byiza nagiye ngira ibihe byiza gasenga nkaguruka bamarayika bakangurutsa ariko yarambwiye ngo tuzagira gute tuzahura je nkibwira ngo tuzahura ari umudayimoni ugenda mu nzira mu kubita igiti ariko aho twahura narahabonye ni umuperesi wuje ibyango narahabonye nabonye uburyo twahuriyemo mu minsi yashize kandi n'uyu munsi turacyazurungutana ubu ni hasi hejuru no hejuru umukristo niwe warwanye nawe ngo bakajya babirinduka uko babirindutse inkota ikagenda igwa kure ijambo ry'Imana bakajya agenda atakaza ijambo ry'Imana gusa ngo Apoliwoni yaramubirinduraga yamubirindura akamubirindura amwerekezaho inkota yamubirindura akamwerekezaho inkota sinzi ukuntu rwagize amahirwe arayisingira ahita yimutera amuvaho ubwo yego nuko noneho rero ubwo ndacyari kuri Daniel yarerekwaga afite impano yo kumenya noneho ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana umucyo wo mwisanzure ry'ijuru n'abahinduriye benshi kuba abakiranutsi bazakamyenyera iteka ryose nuko Daniel bumva igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka kandi benshi bazajarajara hirya no hino ubwenge buzagwira nuko njyewe Daniel nditegereza mbona abandi bagabo babiri bahagaze umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi undi no kuyo hakurya izi nkombe rero ni ebyiri hakurya no hakuno ngo hari marayika uha makuru hano dutuye ku isi hari marayika ni turi hakuno hakaba n'undi uri hehe hakurya ahana iki amakuru Imana ishimwe haleluya rwose ni ukuvuga ngo buriye nubwo abantu baguhagurukira hari abamarayika babiri umwe uhagaze hakurya undi agahagarara hehe hakuno bagahana amakuru umwe agahamagara undi ati bimeze gute undi ati bimeze gute ngo ku nkombe yo hakurya y'uruzi undi ku yo hakurya umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare bari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati ibyo bitangaza bizagarukira he mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko bigiye gute birangira aha rero niho nahereye nshaka kuvuga ukuntu ubukristo bugenda burangira mu muntu iyo umuntu ubukristo bwamushizemo icya mbere arangwa no guhemuka arakubeshya akakunyunika ubundi akakwegeka hariya bakita icya semuhanuka buriya hari ijambo icyo bita indangakamere ibyaha by'indengakamere buriya ririya jambo ibyaha by'indangakamere ni ijambo rikomeye indengakamere se zimeze ziti uvuga ngo umuntu agira icyo bita kamere kamere y'umuntu ubugira kamere nawe ugira kamere nta n'umuntu ubaho atafite iki udafite kamere noneho rero ibyo byaha by'indengakamere ni ukuvuga ngo ni ibyaha biba byararenze ubu kamere y'umuntu ubwo aba ari ku rwego rw'iki rw'abadayimoni izi mbaraga rero z'abera zigomba kumenagurwa ijambo rero kumenagurwa buriya hari igihe umuntu akumenagura akumenagura ibintu byose wakoraga nimba ari ivugabutumwa wakoraga akarimenagura akarijaranga ubundi akagusigira ibintu by'ibimera nibyo rero Daniel yavugaga ngo imbaraga z'abera zizagira gute zizamenagurwa ibi bintu ubona byo gufunga isengero buriya n'imbaraga z'abera zagize gute zamenaguwe kuko nimba isengero zifunzwe amarepetisiyo ntakorwa
amasengesho ntasengwa, igaburo ntiritangwa, amateraniro ntaba, no kubaho abantu bahabye, ni kuri imbaraga zigira gute, zimenagurwa. kandi iyo ikintu cyamenetse ntawe ugitoragura. Naha rero ubukristo bugenda bushira, bukagenda bushira, ibyarangaga ubukristo bikagenda bikurwaho. Nimba abantu basengaga, gusenga kukavaho. Nimba abantu bajyaga mu materaniro, amateraniro akavaho. Niba abayobozi b'itorero byanyuraga mu nzira n'iyi, ibyo bintu bikavaho. Nimba perezida wa korali yayoboraga korali, habayeho amatora, umuntu ushaka ko azayobora korali, ari korali zikomeye, agira guca akavuga ati, akafata abantu akabajyana nk'ahantu akamanza akabagurira, hanyuma kubagurira akabwira ati muzatore neza, ndifuza kuba perezida wa korali. Ibyo bajya babikora, hari ababikora kandi akaba we, kandi akaba we. Nuko izo mbaraga zose zikagenda zimenagurwa, abantu barasengaga, imbaraga zikagenda zicika, ibintu byariho bikavaho. Nuko hanyuma Daniel rero nibwo yavugaga ngo imbaraga z'abera nizimara kumenagurwa, uvuga ngo ni ibintu byabahaga imbaraga, nibimara gukurwaho, nibimara gukubitwa hasi, uzamenye ko igihe kigeze gute, kigereje. Hanyuma rero twebwe maze iminsi mpura n'abantu batandukanye, kabona ni imitego itezwe mu isi. Buriya mu biganiro bizaza tuzaganira ku kintu cyitwa imitego. Yego. Tuganire no kubigerageza. Iyo bavuze imitego y'abana b'Imana, ntabwo ari imitego ibiri mu mayira. Ubu ushobora kukubera umutego. Hari ibuye riba mu nyanja, bagitwa intasa. Riba mu nyanja cyangwa mu kiyaga, cyangwa mu migezi minini. Mu migezi minini, ibyo bibuye nibyo bikunda gukomeretsa inkuge. Muri izo nkuge rero noneho ugisitaraho ugahita ugwa. No mu itorero rero hari igihe ushobora kuba intaza, cyangwa se ukabira indi ntaza, umuntu akabisitaraho. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ubu bukristo rero bugenda bushira, ubunyangamugayo bukagenda buva mu bantu, umuntu agahura n'abantu biringiraga ko bakamufashije mu kigeragezo, ahubwo ugasanga nibo bari kugiteza. Mbese ni ibibazo bikomeye. Ni naho nigeze mvuga ku misozi y'igikundiro mu gatabo k'umugenzi kuri paje y'117. Hari imisozi ivugwa ntugire ngo ni iyi tureba hakurya cyangwa iyo abantu batuyeho. Hari imisozi y'igikundiro. Iyo misozi y'igikundiro yashakaga kuvuga ngo ibamo abungeri, hari abungeri bayibamo. Hari uwitwa Bwenge, undi akitwa Kamenyero, undi akitwa Ntagoheka, undi akitwa Mutariganya. Ubundi umuntu uyobora itorero agomba kuba afite ibintu. Yego. Agomba kuba afite ubwenge, akamenya ahari ibintu yamenyereye, kuba ari ibintu ari umuntu ufitiye experience. Nigeze kuyobora itorero, asanga harimo umudamu bari baramuhagaritse muri korali. Noneho yari afite umugabo w'umusinzi, agataka amukubita. Yego. Bucye afata ifuni ashaka kumwica, umudamu arahunga. Hanyuma noneho umudamu ahunze aragaruka ajya gusenga, itorero cyangwa se idini riraterana riramuhagarika ngo kubera ko yahukanye. Ageze ndamaze ko ari muri korali, byatinda iki cyakuvanye muri korali. Arambwira ati umutware wanjye yari agiye kumutwa ifuni, ati ndahunga, ati nje sanga bampagaritse. Ngarutse gusenga bambwira ko nagombaga kuguma. Kandi Yesu abizi ko ari Imana. Yego. Uzi ko yahungiye mu Egiputa. Arahunga, yahunze Herode. Kugeza ubwo Imana imubwiye ngo subira. Message yavuye mu ijuru ivuga ko Herode ashaka kumwica. Arahunga. Buri hari igihe abadayimoni bakora atake iteye ubwoba. Noneho mbaza abo bantu ahubwo ntese kuba yarahunze icyo mwamuhagarikiye.
noneho ikintu cyantangaje ati iyo mpagarara bakayikubita mu mutwe iyo bamukubita ifuni nibwo mwari kwishima nuko namubwira igihe muzamureka asubire muri korali asubira muri korali. Iyo nama rero yarayigeze ku mugabo. Umugabo bucya mu gitondo aza kugira gute gukizwa, nuko arakizwa nawe ahindukira Imana. Hari n'ibintu bitubaho kugira ngo turebe abantu turi bo abari abo muri rero. Iyi misozi y'igikundiro ivugwa ishobora kuba ari korali y'igikundiro, ishobora kuba ari itorero ry'igikundiro, ari umudugudu runaka w'igikundiro, ariko hamwe n'ibyo muri uyu murimo w'Imana dukora, Imana iwuri inyuma. Ntuzanabona n'ibintu biriho. Tubahaye ikaze kuri Mwigengesero TV. Bantu aho muherereye hose, inshuti bavandimwe, turi kumwe n'umukozi w'Imana, umushumba Kavamahanga. Twamuha ikaze akabasuhuza anabibwira, ariko musanzwe muziranye, ariko harimo nk'abashyashya. Tuguhaye ikaze mushumba, usuhuza abantu bakurikiye Mwigengesero TV. Murakoze, turabasuhuje inshuti zacu batandukanye, ntabwo twari duherukanye. Imana ibaha umugisha, ariko nanone Imana ishimye ko yongera ko twongera guhurira muri iki kiganiro, kandi Imana ibaha umugisha. Amen. Ngira ngo rero uyu munsi hari ubutumwa bwiza Imana iguhaye cyangwa se kurungikanye ngo tuzanire twebwe abakunda gukurikira Mwigengesero TV. Twatangira dusenga, hama ukageza ubutumwa bwiza ku bantu baguteza amatwi ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Tunabaha ikaze. Turagushimiye Mwami Yesu, we wemeye ko dukizwa n'ijambo, kandi kubw'ubuntu bwawe koko ijambo ryawe n'inkota ityaya mugi yombi, impuguro, impanuro, byose biratuyobora nk'abizera. Ubane n'umukozi wawe rero, gutangira no gusoza, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Amen. Karibu mu izina rya Yesu Kristo ku butumwa bwiza utuzaniye. Mu butumwa rero nateguye ko tuganira ni ikintu kijyanye n'ubukristo. Yego. Cyangwa se ukuntu ubukristo burangira mu muntu, cyangwa mu bantu, cyangwa se mu gihugu. Cyane ko iyo dusomye Bibiliya tubona inzandiko Kristo yandikiye amatorero arindwi yo muri Asiya. Habayemo ububyutse, harimo za Simuruna, Efeso, za Pergamo, n'ayandi uko ari arindwi. Ariko uyu munsi nta gihari. Yego. Twakwibaza tukavuga tuti se kuki atagihari? Ntabwo basengaga. Ubwo nkashaka kubihuza n'ibyo mbona inaha mu gihugu cyacu, ukuntu Kristo bugenda buva mu bantu gahoro gahoro, ni Bugande ni Burundi, mu bihugu duturanye, n'ahandi hantu hatandukanye. Cyokora hagasigara ikintu cy'ikitiriro cyitwa ngo ni ubukristo. Umuntu agasigarana izina ko yabatijwe, agakomezwa, cyangwa se ko ari pasitoro, cyangwa se nanjye ko ndi mwarimu, ariko ubukristo bwaragize gute? Bwarashizemo, bwaragiye. Naho ngaho nifuzaga ko twaganira. Cya mbere twamanza tukavuga tuti se ubukristo ni iki? Ubukristo ni ijambo ryakoreshejwe muri Antiyokiya. Abigishwa bari kuvuga ubutumwa, babona ibitangaza bari gukora n'imirimo Imana yakoranaga nabo, hanyuma bituma babita abakristo. Kubita rero abakristo ni uko bakoraga ibyo Kristo yakoraga. Naho intandaro y'iryo jambo ryavuye kwitwa abakristo. Ubundi baravuga abigishwa ba Yesu, abandi bakavuga bati intumwa ze. Nuko ariko ibyo bintu byose biri mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu ibintu bihinduka. Birashoboka ko wenda habayeho n'intambara y'iryo jambo, bavuga bati ko twitwaga abigishwa, none bakaba batangiye kutwita abakristo. Bite? Ni naho nigeze kumva ikintu cy'inkuru, niko nabivuga, cyatambutse mu minsi yashize. Hariho intambara yo gusenyera abadamu ku pastor bwo muri ADPR. Intambara ibaho irahita, abantu kumva ntiyarangiye n'ubu irimo, bagahaguruka bakabirwanya. Noneho hari igihe njya ntekereza nkibaza nkuvuga se umuntu barafashe nk'umudamu bakamusengera ku bubwirizabutumwa, akayobora itorero imyaka 5.
uraho tuvuga wenda itorero nka buriya rifite nk'abagabo 3 b'abapasitori n'ababwirizabutumwa 10 b'abadamu. Hanyuma aba bapasitori kubw'umuhamagaro n'ishyaka ry'umurimo w'Imana bagafungwa ugiye gutyo bose bagafungwa bagashyirwa mu nzu y'imbohe. Umubatizo wahagarara, mpamya ko utahagarara. abo bamama bagira gute? Bakomeza ibyakorwaga byose. Niyo mpamvu buriya rero mu murimo w'Imana buriya hari impano ebyiri Daniel yari afite. Iya mbere ngo yari afite kwitegereza no kumenya. Ibintu bibiri, kwitegereza no kumenya. Kwitegereza rero ni ukwitegereza ibintu, kumenya ni ukumenya ibiri inyuma y'ibi bintu. Yego. Anigeze kumva hari tugenda twaduka ibintu bikaduka, yakumva bati Antikristo yaje, yagenze gutya na gutya, azazana ikimenyetso, azazana irangamuntu, irangamuntu bakavuga bati irangamuntu ni Antikristo. Ubundi gutunga iriya rangamuntu ntabwo cyari ikibazo cyo kuyitunga, ahubwo ikigambiri waramutse ukimenya nibwo utayitunga, ukamenya ese ikituma barayifata n'iki. Buriya hari amagambo yabaye kuri umukozi w'Imana bita Danieli. Abantu bazi ko ngo yaze kurya ibyo kurya by'ibwami gusa. Ntekereza ko ufashe twebwe wenda abakozi b'Imana nanjye nishyiremo, yego, bakavuga ngo uyu munsi ngo barajya gusangira n'umukuru w'igihugu runaka, yego, benshi twatanga amashimwe yuko Imana yafunguye icyago tukicarana n'abakomeye. nuko hari n'uwavuga ati reka nze ibi mbikore, hanyuma wenda niba hariho n'ikibazo zihana nyuma. Daniel rero we yari afite impano yo kwitegereza no kumenya. Yego. Buriya ibwami ngo habagaho ikintu cyitwa ibitambo, bagatamba n'abantu, noneho ngo bagafata abantu bakabica, bamara kubica ngo amaraso yabo bakayavanga n'inyama batetse, kugira ngo mbese batambire imana zabo. Noneho Daniel n'abagenzi Daniel ayo makuru wari uzi kwitegereza ayo makuru yaragize ate, yarayafite. Abwira abagenzi barabwira ati rero ibi byo kurya byahandi bwami biranduye, ntimwibwire ko uyu mwami akomejwe n'ikindi akomejwe n'ijambo ry'Imana, akomejwe n'ibitambo, akorana n'imyuka mibi, akorana n'abadayimoni. Ibyo kurya byaha bigize gute? Birahumanye. Hanyuma abo bari kumwe nabo ku ishuri baramwumvishe, yego, barabyirinda. Ariko abandi bo mu bwoko bwe hano hasi mu yindi mitugudu cyangwa se mu yandi matorero bararyaga. Afata icyemezo cyo kubasengera. Yasenze iminsi 21, kuko Bibiliya ivuga ko ngo yasengaga yatura ibyaha bya bene wabo. Nibyo bugiye yasengera, nibyo byaha yihanaga. Noneho no mu masengesho ye ahura n'ikigeragezo, asanga ikirere yakoreragamo cyari imisinga z'abazimu, ku buryo marayika azanye n'igisubizo ngo abaperesi bakamutangira. Si ikibazo rero, abaperesi ngira ngo ni nk'abadayimoni n'ubundi bakoranaga na buriya bwami bwo muri Irani y'ubu. Na buriya ni naho buriya dukwiye kwitondera, kuko Bibiliya iravuga ngo we marayika yazanye igisubizo, abona Daniel yerekwa, bamubwiye ko ngo yahuye n'ingabo z'abaperesi. Ahangaha ni naho rero buriya dukwiye kumenya. Ujya kubona ukabona umuntu ngo ni umukozi w'Imana, wowe witaga ngo ni umukozi w'Imana, kumbi ari umuperesi cyangwa umumedi. Bishatse kuvuga ngo kumubwira ngo n'abaperesi n'abamedi nibyo Daniel yashoboraga gukuru. Yashakaga bari bafite ubugome. Hari ibintu buriya dukora cyangwa se umuntu ashaka kugukorera ari umudayimoni wamwinjiyemo akamuhagararamo. Yamara kumuhagararamo wowe ukagira ngo uri kurwana n'umuntu, naho kumva uri kurwana n'iki? N'abaperesi n'uwo mudayimoni. Ku buryo nk'ubu hari nk'umuntu uri nko muri Amerika ushaka kuvuga ati
marite akira miliyoni ushyirire kavamahanga nkayizimiza. Cyari igisubizo wari wohererejwe nticyaje se cyaje. ubwo njyewe rero nijye muperesi njye muperesi njye watangira icyo kintu ubwo ngo nubwo ari njye ni umudayimoni uri gukorera muri njye uhagaze muri njye akagwanyiriza wowe muri njye. ni ukuvuga aba bantu ushobora no kurambagiza umukobwa mwiza hakaza abantu ku ruhande ubukwe bakabwica, igisubizo wa musore yari kubona ubwo bisubizo biba bitangiriwe n'abaperesi. ushobora no kubona akazi ahantu umuntu akagutangira ubuhamya kuri mubi ukabuhuye n'abaperesi. hafi aha hari itorero nayoboraga, noneho umusore nayoboraga yari muri korali, bagombaga kumwerekana ku wa gatanu ku cyumweru, noneho akerekanwa n'umukobwa mu itorero. Urabizi ko ariko bigenda? Ndabizi. hanyuma aza guhura n'umutwe w'abahanuzi. buriya Imana izagufasha iguhe ibyo kurya. Yego. n'ibyo kunywa. Amen. kuko abahanuzi benshi niho twapfiriye. umuhanuzi baramugaburira bamukamwambika, ubundi ubuhanuzi akabugoreka akabunyuza sasenike. noneho baramutumira uwo musore bamuha ibyo kurya bari bamwiteguye, ariko bakaba bari bafite undi muntu agomba gushaka. bararya, barangije kurya barasenze, hanyuma wa wundi arahaguruka ati umva uko Uwiteka avuze ati Imana irambwiye ngo mubwire ko umukobwa ugiye gushaka azakwahagiza, ngo mwihorere nimushaka amahoro. Ibibazo kandi bwari bucye ari mumwerekana, ariyicaye ahita abihinduriraho. ntabwo waba wari ifiriti y'abandi n'inyama ngo Imana ivuze iti umva uko Uwiteka avuga, ibyo bintu utananirwa uri n'umwana muto mu gakiza. ntabwo nuko ubwo rero yari buze gutwara icyemezo, ndamwandikira akazakijyana ku cyumweru kwerekana. araza arambwira ati rero mwarimu ati nanje kukureba, mbese waruje kuba cya cyemezo? ati byahindutse, ati ntabwo ngigiyeyo. niki kikubuza kujyayo? arambwira ati ntabwo nzajyayo, ati hari izindi mpamvu, ati nakubwira. ndabikeka ndavuga nese ubwo hari kuwa kane, umusiba ari kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Yego. ndamubwira nese niki gituma utazajya kwerekanwa? namubwira icya mbere, uribuka ko umukobwa se ntabyaza? atarabizi. uzi ko yatumiye abantu? ati iyo mpamvu ni iyi. arambwira ati si ngombwa kwikubwira, utiri ujya kure bitujye mu materaniro. bimwe bati Daniel areba kure. utiri ujya kure tujye mu materaniro, turataha maze kuguhagarika kuko ugiye kudukorera ikibazo. imitangazo niwumva mvuze ngo ntazi itangazo nayo ngiye kuvuga izina ry'uwo niwumva ntazi itangazo ngo kanaka ahaguruka, ndaguhagurutsa mu materaniro bite sobanura ibintu wakoze, nurangiza muvuge ko tuguhagaritse mu iteraniro kubera impamvu iyo ngiyo nyine izatuma utajya kwerekana. yumvishe bikomeye, nibwo yambwiraga ati reka mubwize ukuri, ati nimugoroba nagiye gusengera ahantu, ati umuhanuzi amuhanurira ko agiye gukora ibara akazana shitani, uwo mugeni nimuzana izikururira akaga. ndamubwira kada n'abo bantu bafite uwo bashaka kugushyingira. ndabeshya? aravuga ati nyine banamunyeretse. noneho icyo ashaka kuvuga ni iki? uvuga ngo ikintu cyitwa ubukristo ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigoye, ni ikintu kidapfa gutoragurwa mu nzira. umuntu ashobora no kumara imyaka 10 mu itorero ubwo bukristo atarabugira. kandi kuba umukristo si ukudakora ibyaha, ahubwo kuba umukristo ni nacyo nashatse kuvuga. nahereye ku ijambo ry'ubukristo, ndavuga ngo ijambo ry'ubukristo ryatangiriye muri Antiyokiya biturutse ku bigishwa bakoraga ibintu nk'iyo Kristo yakoraga. noneho hari ibintu twavuga biranga ubukristo. icya mbere, umukristo arangwa no kubaha. Yego.
iyo rero bavuze kubaha ntabwo ari ukubaha abantu gusa n'ibintu, usibye abantu n'ibintu ugomba kubyubaha. kandi harimo abantu b'abagome aca ku isi akayiteramo igiti, yanyura ku modoka akayicomekaho shikareti yicayemo hashyira mu ntebe, ukabona nyine ari kugenda yangiza ibintu. Mu masengesho buriya rero bazi ngo Yesu yarasengaga, ariko ngo akenshi yasengaga asaba Imana kugira ngo imuzuze urukundo rwo gukunda ibyaremwe, kugira ngo ashobore kubana n'ibyaremwe nta kintu ahutaje, ikintu cyose agezeho Yesu bagasana gifitiye urukundo, abana babahutaza bagasana n'inshuti yabo. Uribuka umugore wafashwe asambana, bakamuzana tumucira urubanza tumukubita amabuye, kandi niko amategeko ya Mose yavugaga. Hanyuma yandika hasi aravuga ati ibyo muvuga ni ukuri, umuntu udafite icyaha namutera ibuye, habura n'umwe. Ngayo amasengesho Yesu yasengaga yari ayo kumuhuza n'ibintu n'abantu. Noneho ikintu kiranga umukristo cya mbere arangwa no kubaha, ikindi cya kabiri akarangwa n'ubunyangamugayo. Buri bunyangamugayo iyo bwabuze n'ubukristo buba butagize butakibonetse. Ubundi urebye ubukristo ni buvindimwe n'ubunyangamugayo cyangwa se discipline, kuko hari n'abantu tutita abakristo ba nyirangeso nziza b'inyangamugayo, kandi bidaturutse mu mazi menshi no mu ijambo yigishijwe cyangwa yabwirijwe. Kuko Yesu hari aho yavuze ati abamaraya n'abakoresha bikora muzamenye n'igihe binjiye mu bwami bw'Imana tukirindagirira mu mategeko yacu y'abafarisayo. Ubunyangamugayo, hakazaho ubunyangamugayo no gutinya. Umukristo aratinya. Uku gutinya rero hari ibyo gutinya kwiza no gutinya kubi. Hari ugutinya gushobora kugukoresha ibyaha, hakabaho nanone gutinya waba wanakoze icyaha ugahita ugira gutinya, iki kintu nakoze si cyo, hanyuma ugashobora kugira gute, kwigarura, kukihana, ukicuza. Hari umukozi w'Imana wigeze kungirira nabi, arahapimura kabisa, hanyuma ndyamye nijoro ndota umudamu we yapfuye, hanyuma bitambyuka njya gusenga, mbwira Imana urabona uriya mugabo aramutse apfakaye bariya abana yabareresha iki, yabaho ate, byagenda gute? Imana irambwira ngo ntabwo agipfuye, ngo nagira ngo niho rero uzajya kumbuka abantu bajya gusenga, bagera mu butayu umuhanuzi akakubwira ngo hari umurozi wakujengereje, ngo Imana imumene ngo umusature, uti musature. Iyo ntumbi rero abantu benshi bikoreye imirambo mu itorero mu buryo batazi. Nuko rero ubukristo bubamo kubaha, ubukristo bukabamo ubunyangamugayo, ubukristo bukabamo gutinya. Nibyo. Noneho hari ibintu rero bijya bibaho mu bukristo tugasigara tuvuga ikintu cyitwa ubukristo, ariko bwaragiye bugenda bute rero. Tumanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma mvuge ukuntu ubukristo bugenda bushira umuntu. N'amagambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, ibice 12 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 7. Amagambo avuga ni Danieli yeretswe. Danieli yeretswe, yerekwa by'imisi imperuka. 12 Danieli umurongo wa mbere kugeza kwa 7. Maze icyo gihe Mikayire wa mutware ukomeye uje ahagarikiye abantu bawe azahaguruka. Hazaba hari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba baranditswe mu gitabo bazarokorwa. Ijambo ryarengeza cyane. Haleluya. Vuga ngo hari abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo bazarokorwa, bari mu businzi. Uri kumva? Bafite n'imana, bafite imandwa, bari mu busambanyi. Buriya uriya yari yanditse, ariko twe twamumenya ari uko intasi zihinjiye. Noneho Bibiliya iravuga ngo bazagira gute, bazarokorwa.
nubwo bari muri ako kazi satani yabashoyemo ariko bazagira gute? Bazarokoka. Ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi kuba abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Danieli bumva igitabo gifata neza ibimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Iki rero nicyo cyangije abantu. Ubwenge buzagwira. Bajarajara hirya no hino. Uragera ku mukristo ugasanga ni icakura. Wagera ku mwarimu nkanjye ugasanga ni ndicakura. Wagera ku mupasitoro nica. Mbese buri muntu wese akaba afite umutego yagutega. Kera satani yigeze twasengera umuntu. Hari igihe njya mbitekerezaho nkaseka. Twigeze twasengera umuntu yari yasaze. Bamuzana ari ku cyumweru, ninjye nari sinzwe protokole. Noneho ndababwira ibi rero, mwe kubyana mu materaniro mu mujyane hari atumusengere hirya. Abantu nari mbabwiye ngo bajye kumusengera, bagezeyo abadayimoni bashaka kwiyoberanya. Barababwira bati uyu muntu impamvu twamufasha ni ukubera ko nta rukundo agifite. Bati kugira ngo rero tumuvemo, hari agakorasi muratera kavuga ngo aramwawe satani ntagira intebe mu ijuru. Ati nimutagateye ntabwo muvamo. Noneho mpageze sanga wari uyoboye ako kagurupe ari kuvuga ati nta muntu uza ako gakorasi ngo agashyireho. Hari indirimbo twajyaga turirimba mu Katolika, baravugaga ngirisi zanimisozi itaratangira kuremwa, Imana yari gufite mu bitekerezo byayo. Ibisiza n'imisozi, ibi bintu byose urabona bigenda bizurungutana mu itorero bitaraba mbere yuko biza. Imana yazi ko bizaba. Ni naho rero muri rirangira ry'ubukristo nta muntu ubikuramo umuntu, nta muntu ushobora kuza ngo awukuremo ubukristo, ahubwo hari inyigisho zipfuye. Uzabumva bamwe babwira abantu ngo gutanga icyacumi ngo sibyo, ngo ibyo ngibyo ngo byari by'abatambyi bo hambere. Ni akavuga umuntu bita Kayini na Abeli. Kayini yica murumuna we. Mu Edeni harimo babiri, bari bane hari. Kuko Bibiliya yerekana Adamu na Eva na Kayini nande n'Abeli. Amateraniro yarakorwaga hagatangwa n'iki? N'amaturo. Bayahaga nde kandi ari babiri. Noneho ibyo bintu byose wakwibaza uti se bayahaga? Ni umushinga watangijwe n'iki? N'Imana. Noneho umuntu agaturuka hirya n'ibibazo. Hari umukozi w'Imana avuze ati n'ubujama abantu baba bafite, n'urwanga abantu bafite. Ukajya kumva aravuze ati ati ibi n'ibi ibyo bintu rero nkawe wabyumva. Hari abitwa ngo bayane na Yambure n'abandi ngo bayobeje abantu ku by'umuzuko nuko bakayobya abantu. Noneho umuntu akakwigisha kudatanga icyacumi, umuntu akakubwira ati ibyo bintu by'amaturo ntukabitange, ntibyemewe, atahubwo yahabakene. Yahabakene. Hanyuma nijoro waza gusenga uti mwamudini, urasenga bikemera, n'amasengesho ukiriza iki? Ubusa. Nabazenganira n'umukozi w'Imana umwe, ibi bintu byose ubona abantu bafite n'ibi birwara abantu bose baba bafite, tuba dufite iyo twabijavuye, tuba dufite iyo tubikomora. Ni mwene data tuyihari i Kigali, yari yagiye mu materaniro, yari afite akana k'agakobwa, hanyuma umuntu aza kugashuka agakoresha ibyaha, akandiza sida. Hanyuma umwana atashye ababyeyi ko byamugendekeye, arababara cyane, barababara nawe urumva byakujyana kure. Umwana bamutangiza kumuha imiti, batangiye kumuha imiti, nuko rimwe papa wajya gusenga. Agiye gusenga, Imana iramubwira ngo kubera ko utakurubanye n'uriya muntu wagukoreye kiriya kintu, umwana wawe mitanyweye ni ya nyuma y'ibintu ashoreje kuri iyi ngiyi yaranyweye umunsi.
bukeye mu gitondo aramuzindukana amugejeje kwa muganga asanga umwana ari muzima. Yarabikumbwira arambwira ati iyi Mana yacu iteye ubwoba, iyi Mana yacu ifite imbaraga, hari n'ibitubaho kugira ngo tubone imbaraga z'Imana. Muri make rero tudatinze, abantu benshi hari ibintu biri kubakamura mu bukristo, inyigisho zipfuye n'inyigisho zanduza, kandi abo bantu bakaba bafite imbaraga zikomeye, ngo nibo barwanyaga ba Mose, hanyuma ariko iherezo ryabo ntirihunikira, babuza abantu gukora umurimo w'Imana. Nuko nguko umuntu rero ashobora kugufata, niko kantu usorejeho, akagufata akaboko akajya agenda agutambikisha gahoro 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 gahoro, uko agutambikisha niko ari kugenda aguhungisha, uva mu murongo. Kandi muri wa murongo tunyuramo urimo ibigeragezo, urimo amakuba, urimo inzara, urimo n'ubukene, hanyuma ukazashiduka kuri iyo ku gasozi ko hejuru, bakubwira bati gutanga icya cumi uti yesi, bakubwira bati iby'amaturo uti sawa, uti kuyatanga si ngombwa, ukagenda ugapfira iyo. Ibintu byose byari bigize ubukristo, imbaraga zose akazimenagura, akazisandaza, yarangiza akagutereraho, ugasigara icyo witwa igikatsi cy'umukristo. Rero Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza, kandi bashyigikiraho muri mwebwe mudukurikira. Imana izakomeze kubaduhera umugisha no kurinda ubukristo bwanyu. Reka dusenge. Mana yacu, urakoze cyane kuko utugiriye neza. Dusengera amagambo y'ubugingo tuganiriye, uyahe kwinjira mu mitima yacu no kuyakira tunezerewe, kandi dusaba umugisha wese uzakurikirana izi nyigisho azabona imbabazi zawe. Urakoze mu izina rya Yesu.